ni umukobwa wa Kigenza cya Rwakagara, umwega wo mu Bakagara na Nyirakanguru w'umusingakazi. Yavukiye Rusororo, ubu ni mu karere ka Gasabo, ahagana mu mwaka w'1890. Yashakanye n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga wari mubyara we, babyarana abana 4 aribo Bakayishonga Emma, Rudacyahwa uwapfuye afite imyaka 10, Rwigemera Etienne ndetse na Mukamurera Emerensiana. Niwe tugiye kuganiraho, nta wundi ni Nyirakabuga Tereza, umwe mu bagore ba Musinga wagaragaje ubutwari budasanzwe mu banyarwandakazi ba mbere bagaragaje ubutwari, nawe arimo Nyirakabuga Tereza. Ngo ikaze mu kiganiro inshoza y'umuco cy'uyu munsi, aho twavuze ko tuzajya twungurana ubumenyi bushingiye ku muco ndetse n'indangagaciro zawo. Mu kiganiro inshoza y'umuco turakeburana tukanahugurana, ariko intego nyamukuru ni ukungurana ubumenyi bushingiye ku muco ndetse n'amateka yacu yaturanze, kugira ngo twubake u Rwanda rushingiye ku muco, ubunyarwanda, isano isumbi y'amaraso tuyisigasire. Ngo ikaze uri mu Rwanda rwino, nawe uri mu Rwanda rwiyo, mbahaye ikaze mbashimira cyane, mbabwira nti amahoro y'Imana abane namwe. Imana ibaha ibyo kurya ndetse nabo kubirya, ibaha amaboko yo gukora ndetse n'ibyo kuyakoresha. Ndabashimiye cyane by'umwihariko abantu mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu, niba nabari ubwa mbere tubanye, kandi muri iryo jambo ryanditsemo subscribe ufungure n'inzogera, kugira ngo ibiganiro tuzajya tunyuza kuri uyu muyoboro ndetse n'ibihangano ujye uhita ubibona mu ba mbere. Uyu munsi tugiye kuganira kuri umwe mu bagore bagaragaje ubutwari mbere ndetse ku gihe cy'ingoma ya cyami. Ni kenshi bivuga ko abanyarwandakazi batigeze bagira uruhare mu miyoborere ndetse no mu butwari bw'u Rwanda, ariko hari abanyarwandakazi tuzajya tugenda tubabwira mu mateka bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, barimo n'uyu Nyirakabuga Tereza tugiye kuganiraho uyu munsi. Nyirakabuga Tereza ni umukobwa wa Kigenza cya Rwakagara, umwega wo mu Bakagara na Nyirakanguru w'umusingakazi. Nyirakabuga Tereza yavukiye Rusororo, ubu ni mu karere ka Gasabo, ahagana mu mwaka w'1890. Uyu Nyirakabuga Tereza yaje gushakana n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, bivugwa ko yari mubyara we. Barashakanye barabana ndetse babyarana n'abana 4 aribo Bakayishonga Emma, Rudacyahwa. Uyu Rudacyahwa akaba ari we waje gupfa akiri muto, ko yapfuye afite imyaka 10. Babyaranye kandi Rwigemera Etienne, Mukamurera Emerensiana, ndetse abo bana bose ko babyaranye bakiri kumwe. Tereza ni nyirakuru wa Sushefu Rwigemera Gerard na Rwigemera Deogratias, no bamenyekanye mu bantu babaye abatwara bakomeye mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Amateka avuga ko mu bakobwa Musinga yabyaranye na Nyirakabuga Tereza bari bafite uburanga buruta bw'abandi bana yari afite. Mu mwaka w'1923 rero Nyirakabuga yaje gutandukana n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, asanga musaza we Nyakayiru wari umutware mu Gisaka, aramwubakira. Hashize imyaka 3 ubuyobozi bw'abakoloni bumugira sushefu waha muri sheferi ya Gihunya. Ngira ngo murabizi ko hari mu Gisaka muri teritwari ya Kibungo. Nuka bumwe mu batwarekazi ba mbere bashinzwe imirimo y'ubuyobozi mu gihe cy'ubukoloni. Nyirakabuga Tereza rero yategetse susheferi aho ngaho bitaga muri Vumwe. Iyo susheferi yo mu Gihunya cy'Igisaka muri teritwari ya Kibungo arayiyobora ageza mu mwaka w'1959 akiyoboye. Yegujwe rero na Resida Speciale Girogiste, amusimbuza umusushefu w'umuparimehutu. Nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda, Nyirakabuga Tereza yakomeje kuba mu Rwanda. Yabaye Kigali kugeza atabarutse mu mwaka w'1975. Nyirakabuga Tereza yabaye umutware w'intangarugero. Mu mwaka w'1952 yarabishimiwe, abishimirwa n'abazungu bamwambika umudari. Umudari bamuhaye bo mu bwoko bwa Rija, yawuhawe n'umwami Leopold wa kabiri wari umwami w'Ububiligi icyo gihe. Mu 1958 nanone yahawe undi mudari w'ishimwe, arabishimirwa nk'uwayoboye neza, nk'uwagaragaje ubwitange budasanzwe mu miyoborere ye. Imitegekere ya Nyirakabuga Tereza ishimwa na benshi. Umubikira witwa Rudovika, umukobwa wa Munigantama, yavuze yuko uyu mutware Kayondo wamenyekanye cyane mu mateka y'u Rwanda ari musaza w'uyu Nyirakabuga Tereza,
uyu rero ngo Kayondo yasabye se kujya gufasha Nyirakabuga mu mirimo ye mishya y'ubutware. Nyirakabuga ngo ntabwo yari azi gusoma no kwandika. Ubwo Munigantama yamubereye umukarani, anatwara imisozi ya Rwambohero, muri Giseri, Nyimbazi ndetse n'ahandi. Tereza rero atwara ahandi twavuze muri Vumwe, mu Gihunya, mu Gisaka. Aho ngaho yahakoze uyu muvandimwe amufasha. Amaze rero kugabana Vumwe neza, ngo yize gusoma no kwandika, akajya yandika ibinyuguti binini cyane. Nyirakabuga yategetse neza, agashishikariza abaturage ibikorwa by'amajyambere. Imitegekere ye myiza yatumye akundwa n'abo yayoboraga, ndetse n'abatware bagenzi be bakajya bamwubaha cyane. Yari umunyamajyambere mu buhinzi, akayobora atanga urugero rwiza. Iwe yari yarahinze umurima munini w'imboga n'imbuto zirimo inanasi, amapapayi menshi ndetse n'amacunga. Yagiraga indogo bivoma amazi yo gukoresha imuhira, ndetse amase yayo yakoresha nk'ifumbire muri uwo murima we. Afite ibikorwa byinshi yibukirwaho. Uwitwa Jean Bosco ati nubwo twari abana twakuze abantu b'iwacu bose bavuga ko Nyirakabuga Tereza yateje imbere abo yahasanze. Igihingwa cya kawa niwe wagitangiye kizanywe n'abazungu, basabaga kuyitera mu byo bitaga ibipimo. Atera ibiti bya kawa birenga 1000. Yatiraga abaturage mu gisagara cye, akabashishikariza guteramo ikawa, ababwira ati ibi nibyo bizabafasha ndetse bigafasha n'abana banyu bazabakomokaho. Buri hantu hakurikije rero agenda akurikije ngo ko bari baturanye, yagiye abaha ubutaka, akabaha ubutaka bwo guhingamo ikawa cyangwa ibindi biti, ndetse ngo akagenda abakatira metero 20 ku 10 20 ku 10, akabaha aho kujya guhinga. Yiyegerezaga abantu ngo akabagirira neza. Uyu Jean Bosco avuga yuko ngo twasanze hakiri abantu benshi bamwirahiraga ko yabagabiye inka, yanabagabiye amasambu, ndetse n'abaturage abashishikariza gutera ibiti. Igihe ibiti bikiri bito, agatera ibirayi hagati y'ibyo biti mu mirongo yabyo. Ati umutwarekazi Nyirakabuga Tereza yangaga kwiharira ibyiza bimugezeho akabisangiza abandi. Yateje ishyamba rinini ku musozi wa Vumwe, bavuga ko kera uwo musozi witwaga Ruvumera. Nyirakabuga Tereza yarwanyaga inzara, yafashije abaturage, yayoboraga abaturage ndetse akabigisha guhinga bakurikije ibihe by'ihinga n'imyaka ijyanye na buri gihe. Ati sinshaka ko aho nyobora hazaterwa n'inzara. Uyu Jean Bosco akomeza avuga ati ariko abaturage ntibamenye ko yabifurizaga ibyiza. Ati twararangaye, abanyarwanda bacu umugani ngo ubwenge buza ubujiji buhise. Iyo abaturage bamwumva baba barageze kure haruta aho bageze. Ati yari umuntu ukomeye ariko akiyegereza n'abaciriritse. Yari umunyamajyambere koko. Undi witwa Uwera Florida nawe avuga yuko Nyirakabuga Tereza ngo yari afite kave ya divayi, ngo icyo gihe yari azi uko bayiteka, azi uko bakora ibisuguti, ibi bizwi nka biswi, ngo akabizimanira abashyitsi hamwe n'iyo divayi yabaga yarataze muri iyo kave. Inzu ye rero ngo byari byanditseho, yaranditseho izina rye Nyirakabuga Tereza. Nyirakabuga ngo yagiraga urwenya, ngo nk'urugero muri Kibungo higeze kuba amarushanwa y'amapfizi, maze yari yavuye kwa Nyirakabuga iruta izindi mpfizi. Abandi batware bati murabona ngo umugore aratusha impfizi nziza. Tereza nawe ahita bakubita urwenya ati uretse n'impfizi y'inka n'iy'abantu sinabarushije ba nyoko. Ati uretse impfizi y'inka n'iy'abantu sinayirushije ba nyoko. Ubundi rero ngo Rudahigwa yigeze no kumubwira ati Nyirakabuga umaze gukura, ati rero ukwiye kwicara abandi bagakora. Nyirakabuga ati none se ingororano yo gukora neza ni ukunyagwa? Urumva ko yagiraga urwenya rwinshi. Nyirakabuga rero yagize ishyaka rikomeye cyane hari Ikibungo aho yatwaraga, ngo iyo habaga ibirori muri paruwase zazaza cyangwa n'ahandi mu Gisaka, ngo yahaga abihaye Imana ibimasa ngo byo kubagira abaje mu birori, akabaha n'ibibindi by'ubuki. Ngo mu birori byizizaga imyaka 50 y'amavuko ya Musenyeri Bigira umwami wo ku Nyundo, ngo nawe ntiyahatanzwe, yari umuyoboke udatezuka wa Kiliziya Gatolika. Ku munsi wa Mutagatifu Tereza rero ngo yazaniraga ababikira n'abanyeshuri bizaza ibicuba by'amata, akababagira n'ibimasa, akabafata neza bakarya bakanezerwa. Ayo majyambere n'ishyaka rero yagiriraga abaturanyi n'abandi bamugana ndetse nawe yaganaga ubwe,
ngo byatumye yubahwa cyane kandi akundwa n'abanyagisaka ngo kuko nibo yayoboye cyane ari abatware bagenzi be batwaraga muri kiriya gice cy'uburasirazuba cyangwa cyo mu Gisaka. ngo bigaragara ko uyu Nyirakabuga Tereza yagize uruhare rukomeye cyane mu miyoborere myiza yaranze kari agace k'uburasirazuba. Impamvu rero twifuje kuganira kuri uyu Nyirakabuga Tereza no kugira ngo tujye tubwira abakiri bato babyiruka ko nta muntu utagira uruhare mu kubaka igihugu, mu kugira uruhare mu miyoborere myiza y'igihugu cyacu. Nk'uko nabibabwiye rero tuzajya tugenda twungurana ubumenyi ku mateka yacu y'u Rwanda, ariko kandi tubihuza n'indangagaciro nk'uko nababwiye ubushize tuganira ku butwari dukwiye kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, tugiteze imbere, kuko ubu ngubu urugamba turiho n'urwo kwiteza imbere. Abanyarwandakazi rero dukwiye gukomeza kubashishikariza ko ari abambere, nk'uko n'ubundi bafite ingero nyinshi tuzagenda tubereka, duhereye kuri benshi mwagiye mwumva, ariko kandi si na benshi cyane, ahubwo usanga abanyarwandakazi bazwi mu bikorwa by'ubutwari ari bake, abandi ari mu bitekerezo gusa. Uyu rero Nyirakabuga Tereza si igitekerezo, ni uwabayeho umwe mu bagore ba Musinga. Ngira ngo hari n'ifoto igikunda gusakara Musinga ari kumwe n'uyu Nyirakabuga Tereza ahagatiye umwana, abajya babona ayo mafoto ngira ngo baramuzi. Ariko uyu munsi rero tumuganiriye nka Nyirakabuga Tereza w'umutware, ntago tumuganiriye nk'umugore w'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Reka nsoze mbashimira mbabwira nti uzajya mva aricyo ngukiye muri biganiro dukora, ujye utwandikira kugira ngo tumenye ko ibyo dukora hari icyo biba bitwunguye. Kandi niba ufite n'andi mateka mashya nawe ujye utwandikira, haba kuri nimero ya telefone dushyiraho ngaho nayo iri kuri WhatsApp, utubwire uti hari andi mateka afite yafasha abanyarwanda, maze dufatanye kungurana ubumenyi bushingiye ku muco. Reka rero nongere mbifurize amahoro y'Imana, nongera kwibutsa umuntu waba atarakora subscribe ngo kanda kuri iryo jambo ryanditsemo subscribe, ufungure n'inzogera, maze ibiganiro tuzadushyiraho ndetse n'ibihangano ujye ubibona mu bambere. Njyewe ndi Sam Muvunyi, ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Maze reka mbabwire nti amahoro y'Imana bane namwe, inshoza y'umuco naho gutaha.